Yezu ni muzima, Yezu ni muzima, Yezu ni muzima, Yezu ni muzima. Aleluya, akiza abarwayi kandi akazura abapfuye, ni muzima igihe cyose ntahinduka, yakoze ibitangaza, Yezu ni muzima, Yezu n'ubuzima, Yezu n'ubuzima, Yezu n'amahoro, Yezu n'imbaraga, Yezu n'umugenga, Yezu n'igisubizo k'ubuzima bwawe no mu rugo rwawe, Yezu n'urukingo, Yezu ni muganga, Yezu n'amahirwe, niwe uhumuriza. Aleluya, yakijije abarwayi kandi azura abapfuye, ni muzima igihe cyose ntahinduka, yakoze ibitangaza, Yezu ni muzima. Yezu, turakuramya, uri umuremyi, uri hano rwose, uri muzima. Pasika nziza bavandimwe, nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose. Roho wari muri Yezu Kristu igihe yazukaga, nasendere ubuzima bwa buri muntu wese, buri wese yuzure roho wa Pasika, roho mutagatifu wo kuri Pasika. Nyagasani Yezu Kristu yinjire mu gihe buri wese arimo, nk'uko umupadiri umwe aho naraye numvise misa yabitwigishije, Padiri Apolineri yagize ati, ibi bihe bya Pasika ni ibihe bihuriranye n'ibihe turimo, ni nk'ibihe icyo gihe Yezu yazutse, abantu barimo icyo gihe bari bafite ubwoba, bari bifungiranye, ariko Yezu amaze kuzuka niwe wasohotse akagenda basanga aho bari, akinjira mu nzira zabo. Yinjiye rero aho abigishwa be bateraniye, abaha amahoro, yinjiye mu nzira aho abigishwa be Emawusi bagendanaga amaganya, arabiyereka, arabihishurira. Yinjiye aho Petero yari ari, aramuha kumukoraho, aramwumva. Muri uyu munsi wa Pasika ndifuriza buri muntu wese ko atakwizihiza Pasika gusa nkaho ari umunsi mukuru abantu banditse, ari inkuru abantu babwirwa, ahubwo kugira uko ubigiramo ikintu kidasanzwe kikubaho, experience personnelle. Pasika yawe nibyo dushobora gukurikira ibibera hirya no hino mu misa dukurikira, dushobora gusoma ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ndakwifuriza ko ibyo wumva, ibyo ukurikira bikuraho ubibona, aho ubisomye se ubizane mu buzima bwawe, uvuga uti ndashaka nibura kugira kimwe muri biriya bimenyetso Yezu yatanze, muri uko kuntu Yezu bamuvuga. Sinshaka ko biba inkuru, ndashaka ko biba ukuri. Ndashaka rero kubaha ubuhamya bune bushobora kudufasha kwizihiza iyi Pasika ya Nyagasani, kuko Yezu naramubonye, nshobora kumubwira abandi, ndamubahaho ubuhamya mu bihe bibiri by'ubuzima bwanjye, ndamubahaho ubuhamya mu bihe bibiri by'ubuzima bw'abandi. Ubuhamya bwa mbere, igihe Yezu twahuraga nkamwakira nk'umukiza n'umucunguzi wanjye, naje kugira ikigeragezo kitoroshye, nari nkibana n'ababyeyi banjye mu rugo, hanyuma baza babiba amatungo bororaga. Hanyuma icyo gihe rero njyewe nagiye gusenga, ariko umubyeyi wanjye papa akaba ataremeraga ibintu byo gusenga. Yari umuntu wize, yari umuntu ufite uko yafataga ibintu byo kwemera, wasangaga iteka ryose ari umuntu ubona ko abantu bakabya,
ahubwo we ibintu byose akabishyira mu bwenge bwe akagira uko abisobanura, ariko ntahakane ko Imana ibaho, akatubwira kujya mu misa ariko we ntajyeyo. Hanyuma igihe muri icyo gihe rero bamwibye, naratashye antura uburakari bwose, ngewe nari mvuye gusenga ari ku mugoroba. Ntabwo nahishaga ko Yezu Kristu mwemera, kuko numvaga mu mutima wanjye nemera ko kuba twarahuye, kuba naramwimitse ari ikintu ngomba gushinga nkahamya, atari kubera abantu, ahubwo kubera ko numva bihari mu buzima bwanjye. Noneho arambwira rero, nsanga yarakaye cyane, arambwira ati kugira ngo banyibe niko utaba hano mu rugo, ntiwari uhari, iyo uhaba wari kuba uhari. Nuko ndamubwira rero ku buryo bworoheje nti papa humura, erega Yezu ihene zawe arazikugarurira, ayo matungo rwose ntihumura. Arambwira ati se arazigarura se urazikura hehe? Nuko bari bazibye mu gicamunsi mu masaha ya saa 8 na saa 9, harimo imvura, hari haguye imvura nyinshi, urumva icyo gihe kandi byari bigeze mu masaa 2, ntaho batari bashakiye. Ariko papa maze kugenda mbwira Yezu mu mutima wanjye nti Yezu, iki ni cya gihe cyawe cyo kugaragaza kuri muzima, kutari inkuru, ko ntakurikiye baringa. Hanyuma muri ako kanya ndabwira nti mbwira mu mutima wanjye, mbwira aho njya gushakira ihene z'abandi kandi uzigaragaze. Nambaza Roho Mutagatifu, ndekura ibitekerezo byanjye mu mutima wanjye, nemera ko ngiye kugendera mu kwemera. Muri icyo gihe numva izina ry'umuntu wazitwaye rinjemo, ntabwo nari mbizi ko ari we wazitwaye. Ndakora urugendo rwo kujyayo aho hantu, hanyuma ndahagera nka mu masaa 6 z'ijoro. Hanyuma birangiye nsanga ko kwihene zirahari, bazibye barimo barazibaga. Turatabaza, hanyuma abantu baza kuhagera, ihene koko barazihasanga, abantu bose na papa aza kuhagera, arahagera nk'isaha nyuma. Ahageze ikintu cya mbere yambajije, mu bantu bose bari aho ngaho, arambaza ati ariko se nkubaze, ko bazibye udahari, wabwiwe n'iki ko ari hano ziri? Wabwiwe n'iki wazitwaye? Ndamubwira nti papa, ni Yezu. Sinakubwiye se ko ari Yezu uri bukugarurire ayo matungo yawe? Kuva icyo gihe papa yarahindutse, yemera ko Yezu agomba kuba atari igitekerezo, agomba kuba atari inkuru yanditswe, agomba kuba atari ibintu by'amarangamutima. Yezu Kristu aragaragara mu bimenyetso bifatika aha bamwemera. Hari ibyo yahaye rero Mariya Madalina, hari ibyo yahaye Petero na Yohani, hari ibyo yahaye Tomasi, hari ibyo yahaye abigishwa be Mawusi. Iyi Pasika nawe hari ibimenyetso Yezu ashaka kuguha. Ikimenyetso kindi gikomeye cyane Yezu yaje kumpa gusobanukirwa, ni mu gihe napfushaga uwo mubyeyi wanjye muri 2002. Rero nari mvuye muri retraite mu mwiherero, nari mazemo icyumweru wo kwitegura Pasika. Wari umwiherero mwiza cyane, numvise ukuntu navanyemo imbaraga zo gusingiza Imana. Ndataha rero ngeze mu rugo nsanga ubwoba, agahinda, kubera ko uwo mubyeyi wanjye nari nasize ari ku kazi gasanzwe aho yakoraga, ariko naratashye bahita bambwira bati ari muri koma, ni Imana itashatse ko kumuhamagara utaraza. Nanone ninjye wabaga hafi y'uwo mubyeyi wanjye, twari duturanye, njye wari uri hafi mu bandi bavandimwe. Maze guhagarara ndavuga ngo ko nemeye ko nzajya nsingiriza Imana ikintu cyose. Ubu se mvuge ngo singizwa Nyagasani,
ibitekerezo imitima imbana myinshi, ntangira kwibaza ese Nyagasani ubu koko urabyemeye, ubu se bigenze bite, ubu se koko kubera iki? Kubera ko muri icyo cyumweru guhera kuwa mbere wa Pasika kugeza ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana nagombaga gukora iyogezabutumwa mu masantarari yose dufasha abantu kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe. Njye wari warabiteguye nkafatanya n'irindi tsinda twafatanyaga. Hanyuma icyo gihe rero nimwumve ko ari icyo kigeragezo cyaje, noneho nkabwira Yezu nti ubu se koko urabona ndi bufatanye nte ubutumwa n'ibyago, ntinizere ko umukiza. Ariko nyuma ibintu ntabwo byaje guhinduka. Hari igihe rero dusengera ibintu ntibihinduke cyangwa se ntidusubizwe. Nagira ngo nanone turebe uko ibyo bihe Nyagasani aba ashaka kubyigaragarizamo. Kwa gatandatu wa Pasika niho papa rero yapfuye, niho yitabye Imana. Ku cyumweru cy'impuhwe z'Imana nari nsanzwe ari umunsi mukuru fatanya n'abandi bantu kwitegura, twe twari mu kiriyo ndeba abantu bateranye aho abantu basengeraga, ariko njyewe nari ndi mu kiriyo. Noneho muri icyo gihe nakomeje kubaza Yezu nti Yezu n'iki washatse kumbwira? Ese nuko utashatse kunsubiza cyangwa nuko ibi nabyo byabereyeho kugira ngo nanone nsobanukirwe ibanga ryawe? Naje kumva hari ibintu bibiri bikomeye cyane. Ubutumwa nakoraga nari mbwiziritseho, narabukundaga, ariko muri icyo gihe nagombaga kubukora ndi mu gihe cy'ukwemera, atari ukubukora kubera ko mbwira Yezu ngo ndagukorera ibi nawe unkorera ibi. Byatumye nemera gukunda Yezu ku buntu, donner l'amour gratuit. Kudakunda Yezu umubwira umutega iminsi, nungirira utya nzakwemera nzakuyoboka. Bwa mbere Yezu yaranyumvise ampa cya kindi namusabye, bwa kabiri Yezu ntiyanshubije ibyo nge nashakaga, ariko yampaye igisubizo kibyari bikwiye. Icyo gihe rero naje gusobanukirwa nyuma, ndeba ukuntu nigishaga abantu impuhwe z'Imana. Naje kubona ko za mpuhwe z'Imana nizo Yezu yangiriye, kubera ko muri icyo cyumweru cy'impuhwe z'Imana niho yahamagayemo uwo mubyeyi wanjye. Iraresuye kado yaherekejwe n'izo mpuhwe n'ayo masengesho yakorwaga muri icyo gihe. Ikindi kintu nuko nize kubaho ntashingiye ku bihe, ntashingiye ku marangamutima yanjye, ntashingiye no ku bantu. Ni umwitozo ngikora iteka, gukunda Yezu gusa. Wasubizwa ntiwasubirizwa igihe ushaka, wahererwa igihe hari ibyo aguha ako kanya byizanye utazi n'igihe yabiguhereye. Hari ibyo usaba ukazategereza igisubizo ugaheba, ariko ukabona abandi barasubizwa. Hari ibyo wumva byahinduka, hari ibihinduka utanabisabye cyangwa se bikanahinduka kuko Imana yabonaga igihe kigeze. Ibihe byose n'ibibi bye aharirwa ikuzo. Ubundi buhamya bubiri nshaka kubaha nuko nabonye ibitangaza by'Imana. Ni umubyeyi umwe muri paruwasi ya Gikondo, nyuma ya jenoside yari yarakubiswe cyane mu mutwe, arahungabanywa, mu bwonko haragenda harangirika ku buryo amashyira yamanukaga akasohoka mu matwi. Noneho muri icyo gihe cyari igihe kitoroshye, ariko uwo mubyeyi yari afite ibyishimo n'umunezero wa Pasika ntigeze mbona, kubera ko yabwiraga abantu ngo Yezu yankuye mu mva. Yari yaravuye ahantu byari byararangiye, namaze igihe kinini abantu bazi ko yarari yapfuye, ariko Imana ikigufiteho umugambi, ubuzima burakomeza. Nubwo yagendanaga igitambaro afatiye ku gutwi, ariko duhuriye mbere ya kiliziya mbere y'isengesho ryo gukizwa, yarambwiye ati mfasha gushimira Imana, ati nta n'icyo nsaba Yezu umfashe gushima. Nuko ariko mu kwizera kwe
mu gihe cy'isengesho abwira Yezu ati Yezu uri muzima, Yezu warazutse, Yezu uri igitangaza. Uko abivuga gutyo kuko mu gutwi hari akagufa kamanutse, sinzi inzira kagombaga kunyuramo, ariko hari ikintu cyamuderanjaga cy'akagufa kari karamanutse kagwamo imbere. Abantu bamubwiraga ko agomba gukorerwa operasiyo y'umutwe itarakorerwaga mu Rwanda icyo gihe, batikere kugiye hanze ntabwo yashoboraga kuhajya. Ariko we kubera Yezu yizera, ajya hejuru y'ibyo abwirwa n'abantu, ajya hejuru y'ibyo yatekereza we ubwe, ahamya Yezu ibyo yamukoreye. Muhagarare mu mutsindo w'ibyo Yezu yabakoreye uyu munsi, mwizihize Pasika mutabitewe n'ibyo mubona ubu, mutabitewe n'ibyo dutegereje. Ibyabaye nibiduhamirize nuko n'iby'uyu munsi Imana ibikora, kandi n'ibizaza Imana ibiteganya. Nuko nguko Mariya Madalena yabwiye za ntumwa ati namwe kuko ntimwemera ibyo yababwiye, ni muzima, yari yarabivuze. Nuko hanyuma rero icyavuyemo rero nuko kakagufa kaje kumanuka, nta operasiyo ibaye. Uwo mubyeyi naje nyuma yaho guhurira nawe nyuma y'imyaka 10, naje kongera guhura nawe muri diyoseze ya Kibungo. Igihe natangaga ubuhamya bwe bw'icyo gitangaza nabonye, wa mubyeyi arahaguruka arahagarara avuga ati uwo muntu uvuga ni njye, muri paruwasi ya Rukira muri diyoseze ya Kibungo. Nagira ngo urumva mbabwire ko ibimenyetso Yezu atanga biracyahari. Ikimenyetso cya nyuma mbahaye ruho ubuhamya ni umubyeyi wari waravukanye umwana we amugaye. Ni ikimenyetso cya mbere nabonye ntangira ubutumwa bwanjye bwo gusabira abarwayi. Icya mbere mu bintu nabonye bikomeye cyane, yari umubyeyi uwo mwana we amaze kumubyara, kubera ukuntu yari ameze, abantu baramubwiye ngo namwice cyangwa se agenda mujugunye muri puberi. Umugabo we yahise amuta. Byari ibintu uwo mwana abantu barebaga bakabona umukubise amaso wese ararira. Ariko uwo mubyeyi yishimira kugirana ubumwe bukomeye n'uwo mwana we. Aravuga ati uko bizagenda kose n'umwana wanjye Imana yaramumpaye uko ari, nzamukunda, nzamusingiriza Imana amunambaho. Bituma asubira iwabo, arasenya n'imiryango yari yarashatsemo iramwirukana, asubire kwa nyina aba ariho yibera. Mu gihe twatangiraga amasengesho yo gusabira abarwayi, uriya mubyeyi yazanye uwo mwana. Igihe twashengereraga Yezu arangije, kuko twaravuze ngo Yezu Kristo ari hano, ni muzima muri iri sakramento. Arashobora kuguha kubaho experience ya Pasika, undi akamuha kubaho experience ya Betelehemu, undi akamuha kubaho experience ya Taboro, undi akamuha kubaho experience ya Gorogota, undi akamuha kubaho experience y'Ikana, undi akamuha kubaho experience atubura imigati, azura Lazaro, ahumura impumyi, akiza ibirema. Buri wese nasabe gukora experience ye personnelle uyu munsi. Muri ako kanya wa mubyeyi birabanguka muri we, ahita aje akura wa mwana we mu mugongo ubundi yahoraga amuhetse, aragenda amushyira imbere y'isakramento, amurambika aho ngaho. Muri icyo gihe nibazaga nti se buriya tubigenze gute? Birarangaza abantu, biratuma batareba Yezu. Ariko we yarabikoze mu kwiringira kwe. Ariko nkumva simfite n'imbaraga nanone zo kujya kumubwira ngo terura umwana wawe umugumisha aho wicaye, Yezu aramurebera aho uri. Ikintu rero gitangaje mu gihe navugaga nti ariko Yezu buriya uriya koko, yewe reka yiyakire, reka musengere, ese musabire kwiyakira, ese musabire kwakira umusaraba. Mu gihe ndimo nibaza ibyo, ariko nanone nkanashyira mu mwanya wuriya mubyeyi nkavuga ntiyo buriya ari njye bibayeho, byagenda biti. Kenshi tubura umutima wo kwishyira mu mwanya w'abandi, cyangwa se wo gusangira ububabare n'abandi. Uyu munsi iyi Pasika iguhe usangira nawe ikimenyetso, ubera undi ikimenyetso. Nuko ako kanya rero ndi muri ibyo ntekereza, twagiye tubona wa mwana arahagurutse. Wa mwana pour la première fois hamagaye mama we. Uyu munsi ni umugabo wubatse. Imana rero ibaho umugisha.